Ese waba ufite umuvandimwe, inshuti, umuntu mukorana, buri gihe uhora ukubwira amagambo mabi? Ese iyo mumaze kuganira wumva umutima wawe ubabaye, ukumva nta byishimo ufite? Uwo ni umuntu ugomba kwirinda mu buzima bwawe. Niba ushaka kumenya ingaruka zabyo, kurikira kino kiganiro maze tukubwire ingaruka bifite ku buzima bwawe. Twongeye kwakira kurikira Ministries. Nkuko mubizi, intego yacu ni imwe, no kugira ngo tuganire, duhanahane ibitekerezo, kugira ngo ibyo mfite mbigusangize, kugira ngo nge nawe tubeho ubuzima twishimye. Nkuko mubizi, iyi si yuzuye ibigeragezo byinshi, yuzuye ibiturushya byinshi, ariko hamwe no kuganira namwe, hamwe no gusangira ubumenyi, bishobora gutuma ubuzima bwawe bwishima. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane y'uburyo ugomba kwirinda umuntu ukubwira amagambo mabi ku buzima bwawe. Hari abantu tubana mu buzima busanzwe, ariko ugasanga igihe cyose abumbuye akanwa ke avuga, ugasanga buri gihe afite amagambo y'urucantege, afite negativity muri we, afite amagambo buri gihe agusubiza hasi. Uwo ni umuntu, niba ari inshuti yawe, ugomba guhagarika mu buzima bwawe, kubera yuko nta kindi kintu na kimwe agomba kukuzanira uretse gutuma utagera ku ntego zawe, uretse gutuma utagera ku nzozi zawe. Reka noneho turebere hamwe, ese amagambo y'urucantege ni iki yica ku buzima bwawe? Ese iyo ukomeje kumva amagambo ari negative words ku buzima bwawe, amagambo y'urucantege ni iki yangiza ku buzima bwawe? Icya mbere, amagambo y'urucantege yangiza imitekerereze yawe, yarangiza akangiza amarangamutima yawe. Iyo umuntu yatakaje amarangamutima, icyo gihe aba ubumuntu bumurimo wabutakaye. Ni hahandi hamwe umuntu akubwira ati kiriya kintu ni cyiza, ariko wowe ugahita ubona icyo kintu ni kibi. Kubera iki? Buri gihe hari umuntu muganira akakubwira amagambo mabi buri gihe. Hariya hirya abantu barapfuye, hariya hirya abantu baramburanye, hariya hirya urugo rwarasenyutse, hariya hirya umugabo yase. Umuntu uvuga ayo magambo buri gihe, uwo muntu ugomba kumwirinda, ugatandukana nawe mu buzima bwawe, kuko arangiza amarangamutima yawe. Icya kabiri byangiza ikintu twakwita self confidence, bigatuma muri wowe witera icyizere. Ugasanga hari umuntu buri gihe mugendana, mwaba muri kumwe, agahita akubwira ati ariko uyu munsi wambaye nabi. Mwaba mwe muragendana akakubwira ati ariko uzi kuri mubi. Umuntu buri gihe agahora kubwira amagambo akubwira yuko wowe nta kintu ushoboye, nta kintu umaze, wambaye nabi. Ayo magambo rero ni amagambo mabi cyane, kuko atuma muri wowe witakariza icyizere. Icyo gihe wajya muri interview y'akazi cyangwa se kubazwa mu by'akazi, batangira kukubaza ibibazo, kubera ko wumvise muri wowe amagambo y'urucantege, kubera ko wumvise muri wowe amagambo ahora akubwira yuko nta bwenge ufite, ntabwo uvuga icyongereza neza, ntabwo uvuga igifaransa neza. Kubera ayo magambo uhora buri gihe wumva mu matwi yawe, ukitakariza icyizere. Iyo umaze rero kwitakariza icyizere, icyo gihe self confidence yawe igatakara. Biragoye cyane kugira ngo ugere ku bintu bikomeye mu buzima bwawe. Ikindi cya gatatu bitera, cyangwa se amagambo y'urucantege atera ku buzima bwawe, bishobora kugutera depression, agahinda gakabije. Aho umuntu ashobora kukubwira amagambo y'urucantege, hakagera igihe wakwireba mu ndorerwamo ukabona uri inyamaswa, ntabwo uri umuntu. Wakwireba mu ndorerwamo ukabona nta kintu umaze.
wagenda mu bantu, waba uri mu kazi ukumva nta kintu na kimwe umariye sosiyete. Kubera iki? Buri gihe wumva amagambo y'urucantege. Niba ufite inshuti, ufite abantu bagukikije, ufite abantu mugendana, bahora bakubwira amagambo y'urucantege, ndagira ngo nkubwire ngo stop. Abo bantu tandukana nabo, kubera yuko bishobora kugutera agahinda gakabije, ndetse nunagumana nabo bizagutera agahinda gakabije. Numara kugira agahinda gakabije, bishobora no kugeza igihe wumva ushaka kwiyahura, kuko iyo ugenda, iyo uvuga, aho utambuka, wumva nta kintu bikumariye, wumva nta kintu umaze, kuba ku isi nta kintu bikumariye, kubera ni amagambo mabi bakubwiye mu buzima bwawe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo tandukana n'amagambo mabi ayo ariyo yose ujya wumva, kubera yuko nukomeza kugenda n'abantu bakubwira amagambo mabi, uraza kugira depression, uraza kugira agahinda gakabije, none ako gahinda gakabije kaguteze ibyago bikomeye mu buzima bwawe. Wowe muri wowe urashoboye, gendana n'abantu bakubwira amagambo meza, kubera yuko amagambo meza ni urufatiro rwo kugira ngo utere imbere. Munyemere dufate reference imwe y'icyo Bible ivuga, noneho kugira ngo bigufashe mu buzima bwawe utangire kugenda ushaka amagambo meza. Usomye mu Befeso ibice byaho 4 umurongo wa 29, haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kawe, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Iryo jambo mwumve yuko na Bibiliya idusaba yuko uvuga ijambo ryiza kugira ngo uryumvise rimuheshe umugisha. Umuntu wese ukubwira amagambo mabi, ukubwira amagambo y'urucantege, uwo muntu ntabwo arimo araguhesha umugisha, ahubwo arimo araguhesha umuvumo. Iyo umuntu aguhesheje umuvumo, aba arimo arica ubuzima bwawe, aba arimo arashaka ejo hawe habi. Niba ufite umugabo, ukaba ufite umugore, akaba buri gihe ahora akubwira amagambo mabi, mubwire openly, ufungutse, mubwire ati aya magambo ni mabi, ndashaka yuko kuva uyu munsi uzajya umbwira amagambo meza. Niba udafite ijambo ryiza ryo kumbwira, iturize, wicecekere, bwira inshuti yawe, uyibwire ati inshuti yanjye, niba udafite amagambo meza uza kumbwira uyu munsi, niba udafite amagambo meza tuza kuvugana uyu munsi, byihorere, ntugire ikintu umbwira, kuko ndashaka kumva amagambo meza mu matwi yanjye, kuko amagambo meza aguhesha umugisha, ariko amagambo mabi aguhesha umuvumo. Wakoze cyane gukurikira kino kiganiro cyacu. Tuzasubira ubutaha turimo turiga uburyo wavuga amagambo meza ku buzima bwawe. Niba ukeneye kutwandikira cyangwa se hari ubutumwa ushaka kutwoherereza, watwandikira kuri WhatsApp yacu ariyo 07 3 860, cyangwa ukatwandikira kuri email ariyo kiraukire@gmail.com. Murakoze cyane, nawe utaha.